Ese wari uzi ko isaha ya mbere ukimara kubyuka ariyo igena niba umunsi wawe uri buhembwe cyangwa niba uri bugwe mu gihombo? Abantu benshi ntibatera imbere kubera amakosa 5 bakora bakibyuka. Uyu munsi wumva ibi ureka ibinyoma, tugiye kuyakosora. Ikosa rya mbere ni ukureba telefoni ukimara guhumura amaso. Uha isi n'imbuga nkoranyambaga uburenganzira bwo kukuyobora. Bika telefoni, banza uyobore umutima wawe. Ikosa rya kabiri ni ukwitotomba. Kuvuga ko umunsi ari mubi ukibyuka bituma ubwonko bwawe bufunga amayira y'amahirwe. Tangira ushima niyo waba ufite ibike. Ikosa rya gatatu ni ukubyuka utazi ikintu kimwe gusa ugomba gukora. Iyo udafite gahunda uba ukorera abandi, ntabwo uba ukorera iterambere ryawe. Ikosa rya kane ni ugusubiza inyuma isaha ikubyutsa. Iyo ukanze kuri sinuzi uba utsinzwe urugamba rwa mbere n'umubiri wawe. Byuka ako kanya. Ikosa rya nyuma ni ugufata imyanzuro ikomeye utabanje gutuza. Mu gitondo ni igihe cyo gutegura umutekano w'imitekerereze yawe, si igihe cyo guhubuka. Ni irihe kosa rero ugiye guhagarika ejo mu gitondo? Mbwira muri komenti, kora subscribe niba ushaka guhindura imitekerereze. Iyi ni Venados Click Diaries. Nyemerere tujye tubana buri munsi kandi ubahane.